twizere ko mukomeje kugubwa neza nshuti bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi 5 kuri 5, ari nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe cyangwa se sabone wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi 5 kuri 5, ari nako tubashimira cyane mwebwe muri hirya no hino ku isi mudahwema kudukurikirana. Iyi nzu rero mubona ikiriho ibikwa nyibagejeho hakiri kare kugira ngo wowe uyibona mu bambere ye kugucika, kubera ko ari imari, nakabanga mbibiye. Iyi nzu ni imari, nyabuneka niba ufite amafaranga cyangwa uteganya kuyabona ushobora kubona avance yo kuza ukabuyibukinze, iyi nzu ntigucike, ni imari, nakabanga ro mbibiye kugira ngo uzampamagara mu byumweru 2-3 cyangwa mu cyumweru kimwe agasanga itagihari, nyabuneka ntuzandenganye. Mbibiye akabanga mbanje kubakopeza kugira ngo iyi nzu ntigucike. Mwebwe nshuti bakunzi, mwebwe mamu turi hafi, nanjye nifuje kwibagezaho mu bambere kugira ngo iyi nzu ntibacike. Iyi nzu rero ni inzu ya etage, ifite ibyumba 4 byo kuryamamo kandi binini, dushe na toilette 4, salon, salle à manger ndetse na cuisine na stock na annex na jardin na parking. Akarusho k'iyi nzu ikaba iri hagati y'imihanda 2 kandi yose ya kaburimbo. Iyi nzu rero ikaba iri mu mujyi wa Kigali, iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe ahazwi nka Kabeza. Iri Kabeza iyi nzu mwari mumenyere ko tubagezaho amakadastre kandi ari ku biciro nk'iby'iyi nzu, ariko mugiye kumva etage ihendutse kandi nziza cyane ahantu heza. Erega umunyarwanda yaravuze ngo ukena ufite itungo rikakugoboka, kandi ngo wanze kwiba ateza utwe. Niyo mpamvu rero iyi nzu iri kuri make cyane. Nkuko nabibabwiye ko ifite ibyumba 4, dushe na toilette 4, twibeshye hano, salon, salle à manger, cuisine, stock, parking na jardin kandi bihagije. Akarusho kayo kabiri ku mihanda 2, ikora ku mihanda 2, wo munsi yayo no haruguru yayo, kandi imihanda yose ya kaburimbo. Ibi byumba rero mbabwire yuko hasi hari salon, hakaba salle à manger, hakaba na cuisine ndetse na stock. Noneho hakaba n'icyumba kimwe na douche na toilette byacyo. Hakaba none na douche na toilette by'abashyitsi bari muri salo. Noneho hejuru muri etage hari ibyumba 3, hakaba na douche na toilette 2. Douche na toilette byo muri chambre principale ndetse na douche na toilette ihurirwaho n'ibyumba 2 ubundi bifatwa nk'iby'abana. Nuko nguko iyo nzu imeze. Hanyuma ikaba ari imari cyane, ikaba iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 300. Igiciro cyayo rero ntabicishije amatsiko, iyi nzu irashaka miliyoni 110 ziri negociable, miliyoni 110 ziri negociable. Nabwiye ko ari imari mbagejejeho bwa mbere kugira ngo muze muyigure vuba kuko amakadastre ni yari kugurwa ayo mafaranga. Nimujya no kuri iyo channel n'ubundi murahabona kadastre ya miliyoni 110 hari ya Kabeza n'ubundi. Iyi etage rero hagati y'imihanda 2 kandi kuri kaburimbo ntabwo ikwiye kugucika, nyabuneka. Duhamagare kuri 0788 48 67 cyangwa se 0781233012. Uzahe umugabo ubutaka ntatabubyaza umusaruro bazabamushyinguramo, hanyuma uzagura ubutaka kubera ko aricyo kintu cyonyine abantu batazongera gukora. Nta butaka nta gihugu, igihugu kiba ari cyawe byanyabyo gifitemo n'ubutaka. Umuntu uzi ubwenge kandi ushaka kubona ejo hazaza heza nuriya ushora mu mitungo itimukanwa. Nimvuga imitungo itimukanwa rero nkavuga ubutaka, ujye uhita wumva Nzuri Business Group Limited. Nibo bambere hano mu Rwanda mu gutanga serivisi ijyanye n'ubutaka. Waba ushaka kugura, kugurisha ikintu gifitanye isano n'ubutaka, wegera Nzuri Business Group Limited. Nibo bambere hano mu Rwanda mu kuranga amazu. Bashaka kukurangira amazu kuva kuri miliyoni 10 kuzamura.
bashobora kukurangira ibibanza kuva kuri 4 miliyoni kuzamura mu gihugu hose n'umujyi wa Kigali urimo. Nzuri rero yubahwe n'ubukombe muri kino gihugu. Icyo Nzuri itandukaniyeho n'abandi no kukugurisha cyangwa se kukurangira ahantu hatari mu bibazo. Nzuri gufasha kugura ahantu hatari mu manegeka, hatari mu gishanga, hatari mu litige, bakanagufasha guhitamo neza. Banabafasha gucunga neza imitungo yanyu itimukanwa, bakabafasha kuyibyaza umusaruro. Bakabakorera mu mujyi wa Kigali muri Centenary House muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri ya nimero yabo yoroshye cyane 0788 48 67 97 0788 48 67 97. Bafite n'indi ya 0788 23 0 1 2 3 0788 22 2 0 1 2 3.